vuga ngo nitubana ubwo ntabo babana n'ababo barabana n'ababo ese mugana abantu baravuga ati mwaratandukanye byakira gute umwaka ushize bamwe barirutse abandi barakoze divorce n'ubwonko bicura nkumva ngo batandukanye ngo kuri YouTube bose ninge bari kuvuga n'umuntu duturanye n'umugabo wanje wangu wa maisha wo kuzapfana no guhambanwa nintapfa cyangwa ngapfe turi kumwe ikintu cyadutandukanya do ni kimwe kuko urugo rwanjye narugezemo iwanjye narageze kwa Murindwa Feridina umuhungu wa data bukwe na mabukwe jya mbihorera mugakomeza mukambyinira ku mutwe mukagira ngo simbabona buri gusa Mutesi nabonye afite ukuntu azi gukomera urugwego narindiho rwo kuba nakwicara mu rugo nkubaka urumva umuntu twari guhura afite gahunda yo kubaka niyaza kuba afite n'imico nk'iya shitani nari kubaka kandi yari kuzahinduka noneho mbisubiremo urwo ni rwo rwego narindiho Pastor Butsina umumuzi mumenye biwanyu nanyu menye uwanje mu rugo ubundi hari ikintu abantu b'abarokore bajya bita ngo kuzenguruka ku musozi noneho ugasanga umuntu azengurutse ku musozi igihe kirekire ariko mu by'ukuri kugira ngo umusozi azawuminukeho bikaba ikibazo ariko mu by'ukuri hari igisubizo kimwe niba warasobanukiye icyo bita urugo rw'amahoro TV uwo musozi ntabwo uzawuzengurukaho ngo uherane reka nuko uzamuka nawe uminuka umunsi umwe ndetse n'undi ahangaha rero reka manze nihera abantu ikaze niba ugeze hano ari ubwa mbere wiyumvemo ikaze rero ahangaha mwakabyarana hari inkuru y'umuntu bita Pastor Mutesi umuntu bita Pastor Mutesi amaze gushyingiranwa n'abagabo ntazi umubare ariko uwo baheruka gushyingiranwa vuba ahangaha harya ngo yari yabutashye yambaye ikanzu isite haricyo bisa amahano yari yambaye umutuku yari yambaye umukara byagenze bite ubwa mbere ka agatimba nari nkabonye ubundi gakorwa kambarwa n'abantu bapfuye ariko nawe ushyizeho ibintu byo gukabya ntureba ejo bundi ajya gushyingiranwa n'umugabo bita Feridina yari yambaye agatimba niba ari umukara niba ari umutuku munyibutse mw'abantu kari agatimba kambarwa n'umuntu washyingiwe cyane biriya bintu narabibonye mbona amaraterekera ku bantu batashye ubukwe bwe ngira ngo barabizi ko Pastor Mutesi bye rwose warabireba ukabona ntuzi ibyo ari byo ntureba se birawa njyapona iyo bakunze kugaragaza amafilimi ubundi iriya myenda bakunze kuyigaragaza bagaragaza abazimu bashaka kumininga abazimu satanic forces sibyo ariko zikari byo mu mafilimi uzabyitegereza noneho kubera biriya bintu yakoze abantu benshi batangira kugenda bamutazera ko ngo yaba yararongowe na Satani ko yarongowe na Satani ikibazo cy'uriya mugore yaravuye mu idini ari umupasiteri sha ashaka umugabo w'umusilamu kabisa ubundi ibyo bintu Feridina se n'umusilamu harya si Feridina buriya baratandukanye buriwe batandukanye ubundi ariko nabonye inkuru ziturendinga bavuga ko batandukanye ngo baratandukanye ariko jewe hari ahantu musitaye harimo kuvuga ngo Feridina ngo ni umugabo wanje ngo byanze bikunze ngo tuzatandukanwa n'urupfu ngo nta kintu gishobora ngo gutuma ngo dutandukana ngo n'umugabo wanje Feridina erega uriya mugore ni umusazi niyo mpamvu bavuga ese wari uzi yuko yagiye asigaye ajya gusura ibituro by'abagabo biwe bapfuye aba harimo guterekera oya ntagenda niyo mpamvu bavuga yuko ngo yarongowe na Satani ahubwo uriya mugore yambaye iwabo bamukosheje inshuro zirenga 5 bamugira gute bamukosha uzi yuko afite abasore n'inkumi kandi niwe muntu umaze gushyingirwa kenshi gashoboka kandi baramukwa pe baramukwa ni sasa rero jya wumva mfite ibibazo nifuza kubaza abantu
mbere yuko mbabaza icyambere uno mugore we n'umuntu bita Pastor Claude n'umuntu bita Bishop Gafaranga abo bose ni basa abantu bafite ese uzi ko se gafaranga bivuyemo Gafaranga yarabiretse yareruye gafaranga bivuyemo biriya byabo yareruye ariko ntabwo ari ukwerura we yavuye ku mihanda yavuye ku mihanda sasa rero ubwo reba umuntu bita Pastor Claude uterekeho umuntu bita Pastor Mutesi nibo bantu bonyine bita abakozi b'Imana kandi nkabumva ku mihanda barimo gushishurana barimo kuvuga ibintu biterekeranye nibo bantu biyita abakozi b'Imana kandi nkabumva muri story z'ama indiscipline atandukanye ariko waruzi yuko hano kuri social media tugira abantu bameze nk'aho bashinzwe kubeshwaho n'inkuru z'abandi yego node kugira ngo biriya byose abyinjiremo abashaka kugira ngo yibonere kashi kandi burya yuko uriya mugore yanze Claude ubundi hari ibintu bita ngo ni ibinyoni ibinyoni ni ibiki tubwira ni ibiboro nyine biguruka tu ni ibiboro ni ibiboro biguruka ibyo biboro rero biba biguruka Pastor Mutesi yabyimye Claude abona ntabwo azihanganira kuba ibiboro nyine yabivamo ni ukuvuga niyo mpamvu bano bantu iyo ushaka amakuru agezweho ya Pastor Mutesi uyabaza Claude ameze nk'akana kamwe kaba k'igitambambuga cyangwa kamwe karimo kubyiruka kari mu myaka 2-3 kaba gaharanira kurunguruka se cyangwa nyina igihe cyose nawe ahora arebuzwa arunguruka ngo amenye Mutesi ngo bimeze bite icyiza cyamubayeho ni iki kibi cyamubayeho ngo ni ikihe yamara kukimenya kongeramo umunyu ubundi Pastor Claude n'umuntu uhagarariye ibitangazamakuru mu Rwanda byigenga nta nubwo yigeze amugira inama ngo ese ntabwo wabonye ko bamureze noneho muri RIB ko bataramufunga se kandi byari kuba byiza none se umuntu ufite igitangazamakuru cyigenga baramufunga direct kubera iki kubanza kumuganiriza uza ukoze ikosa bahita bagufunga cyangwa babanza kukuganiriza ubu tuvuge yuko abantu bose baganirizwa se baraganirizwa yego okay ubwo ngubwo babanje kumuganiriza ahubwo rero Claude umwana w'ingayi iyo bavuze umwana w'ingayi se wumva iki mba numva nyine umuntu utanyurwa ntabwo ashobotse